ushobora kuba utekereza ngo ugiye gusoma message z'umukunzi wawe cyangwa se undi muntu, ahubwo na message zawe ubwawe bazisoma utabyizi. Okay, nugire ikibazo ngiye kwereka uburyo ese ni gute ubundi umuntu yashobora kuba yasoma message z'undi muntu, uwo muntu ari gusomera message ntabimenye, buryo nawe nuko nawe utazi ko bashobora kuba bagusomera message, nkaba ngiye kuba nabikwereka uburyo birebe ko bagusomera message, cyangwa se nkakwereka ese ni gute wasoma message z'umukunzi wawe cyangwa se undi muntu muri rusange. Reka mbivuge gutyo. Mbere na mbere reka tudutangira, ariko nkwibutsa yuko byaba byiza ukoze subscribe kuri YouTube ugakora like kuri iyi video kugira ngo ibyo dukora byose uzajye ubibona mu bambere. Ndagushimiye cyane kandi gusa ino video irebe kugeza igeze ku musozo. Reka dutangire. Reka nkwereke ukuntu rero ugiye kuba wabigenza. Uraza ufungure Google yawe, uraza ufungure Play Store, so uraza gufungura Google Chrome yawe, nongeze usearchingamo iryo jambo uri kureba muri screen yawe. Urasearchinga ijambo ryitwa web message, gutya web message ni kuri bwaze kwandika, then nurangiza usearching, ukore search. Ugikora search uraza kubona handitse ngo we Android, gutya kano kantu kameze gutya, Android web message, sibyo? Please uhakandi. Mwibutsa ikindi kintu mbere ko nkomeza, ureze kurya gutya muri comment, ugiye gutera comment nyine ya video y'ubutana ukoreho cyangwa se igitekerezo, harimo akaringi k'ubururu uze ugakanda ujye muri WhatsApp group. Ngiye kunda gushimye cyane, then utegereze gato bifunguke. Nimara gufunguka uraza guhereza ibintu bimeze gutya, baguhereze banywa baguhitishamo email yawe, uhitemo niba ushaka gukoresha email uhitemo, cyangwa se wikandira handitse ngo pay use QR code, nurahita ukanda pay use QR code, uhakande kuri pay use QR code, bahita guhereza aga QR code niko ukoresha kugira ngo uze guscanninga telefone. Then noneho urahita ufungura Play Store yawe, ufungure Play Store, uraza muri Google Play Store ukankoresha n'indi telefone kugira ngo ikorere icyarimwe. Ubwo uzashaka uburyo ujya muri Play Store y'undi muntu runaka, cyangwa se uvuga ati uziye kuzakoresha iyi telefone ebyiri. Tuvuge iyi telefone yindi ya kabiri misenzanamo ni telefone y'umukunzi wawe cyangwa se y'undi muntu ushaka kugisomera message abantu bandikirana, ku buryo uzajya muneka muri make, right? Nonyize uze muri Play Store, sibyo? Uraza muri Play Store, ubwo niyo phone none izajya izo message, usearchinge muri no jambo ryitwa message RLC, niko ugiye gusearchinga message RLC, ukande usearchinga gutyo ukora muri screen yawe. Ubwo ahangaha twagarutse muri Play Store, none urahita ubona ka kantu ka message, karimo online zose zisanzwe, n'ubundi uraza kuzibonamo gutya Google Message. Uhita uhakanda, uhita usanga handitse update, uhita updatinga urebe neza ko gasa gutya neza please, sibyo? Then urangiza uhita ukanda kuri open. Numara gukanda open, baraza kuhita bakubaza ngo gushyiramo message, nuko ngiye nasizemo message arimo ari telefone nyine y'uwo muntu nshaka kujya nsomera message. Then urangiza bahita guhitishamo iyo email nimba ariyo koko, sibyo? Email irimo bahita gukanda kuri continue with, cyangwa se niba ari abandi bantu cyangwa se ari message yawe, ukande kuri, uraza gukanda hano ngo ukande people message, sibyo? Ari ukanda, then wangiza ukande kuri continue as. None nugira hano urabona izi ni message zanjye nanditse, uranze uzirebe n'ikimenyimenyi uze kubanza kureba ino message igiye kwiteza muri ndo telefone ya indi ya kabiri, iyi ngiyi ntigiye kuyitiza. Hanyuma urahita uza ufate hano ngaha gutya, urahita uza ukande hano hejuru kuri kano kantu kariho inyuguti ya email yawe cyangwa se izina ryawe, uri kandeho. Gusa gato ngaho mwibuke yuko uri buze kuza uhita ukanda handitse ngo device and pairing, ni uri buhita ukanda. Numara kuwakanda uriza guhita umanuka gutya hasi gatoya, gusa abantu bakoresha Airtel Lizon Imagine bo ntabwo mwe muri Airtel Lizon Imagine uwo muntu nabakoresha Airtel Lizon Imagine ntabwo bizakunda, ariko ndaje mbasobanurira namwe uburyo mubigenza. Okay, tubanze do pairing hano, uraza ukanda nanditse ngo switch to, uraza uhita ukanda kuri switch pairing, no ugiye kwita ukanda. Uhita wakanda gutya, uraza kubwira ati uze guscanninga QR code, uhita ukanda nanditse ngo scan QR code, ugiye kwita scanninga nanditse ngo scan QR code. Anga nubikora bahita bakuzana ahantu, bahita kuzana hano gutya muri, bahita kuzana kuri, urahita ugaruka kuri ya telefone nyine, ya phone kuri ya QR code twari dufite, niyo tugiye guscanninga. Please ubyibuke, ya QR code niyo tugiye guscanninga. Ukiyakanda kamera ihita ifunguka ya telefone,
irahita ifunguka ngira ngo uri kubibona ni computer yanjye. Sasa ubwo ndaza nshyireho ya phone, nikishyiraho za message zahita zimukira muri iyi phone yindi ngira ngo uri kubibona, ahita yimukiramo hano sibyo. Ngiye kunyuzaho gutyo gusa irahita yifotora rimwe gusa byonyine, dore iki irahita irodinga ako kanya. None ukomeza urebe kuri ya phone ya kabiri, biraje bite iza message zite ziyimuriramo ako kanya ubibona. Tegereza gato urebe, ngira ngo ukibibona yuko byabaye set, witukana kuri allow, hano wanditse ngo allow, wongera ukande cancel, nonyize itukanda yes. Ngira ngo nkuko ubona za message do singizi za phone ni zombi, nkuko ubona za message nk'iyi ngiyi yanditseho gutya, niyo uri kubibona nakara gatima nze ngakwereka singibi. Rero nuko nguko bimeze inedo ni nandikirana, tuvuge ni yandikirana n'undi muntu, yandikirana n'undi muntu mwereke yandika ati bite, mwohereze message, urebe message hejuru no kiriya yisize. Urabona ko na hano mise mbibona ibintu bamwandikiye, ibintu bandikirana. Ese wowe utekereza ko nawe ushaka wakandikira uwo muntu bigakunda? Urabitekereza ko bishoboka? Reka nze ndabyo tubikore maze ubirebe. Niyo mwandikira ati ni sawa. Ngira nkuko ubibona igikorwa cyose ushobora kubona no wakorana message ziwe ukazimwandikira ahandi hantu uko abishaka ndetse nawe ntabimenye. Nuko nguko rero bikora, ndagira ngo bikwereke yuko nyine bikunda intambwe ku yindi. Ikintu cyose wakoraho ushobora no kuba wakandikira n'undi muntu ukoresheje indi phone bigakunda, akabona ko ari wowe uyohereje intambwe ku yindi. Ndagushimiye cyane ko warebye kino kiganiro. Rero abantu noneho mukoresha Airtel Resort Imagine, mwese mukoresha Airtel Resort Imagine ntabwo byakunda. Yego wakoresha Airtel Resort Imagine bigakunda pe ugasoma messages, ariko mwese mufite za telefone za Airtel Resort Imagine, mwese zo phone arizo mufite ntabwo byakunda, kubera ko telefone ya Resort Imagine ntabwo byakunda ko bikoreka, ahubwo kereka umwe muri mwe afite telefone itandukanye, afite Airtel Resort Imagine ariko namwe mukoresha Airtel Imagine mwese muri babiri, nabwo nzabibakorera iyo video. Rero ubwo bisaba ko niyo umwe muri mwe yaba afite Airtel Imagine ariko ndadafite Airtel Imagine, birakunda nta kibazo. Ibyo birakunda. Impamvu bidakunda kuri Airtel Imagine zombi nuko udasanga hano bakwemera gushyiramo email hejuru nagusangamo email ngo bikunde. Gusa uhawe ikaze, wibuke ko wakanda like kuri iki kiganiro ugakora subscribe, nuko nguko rero bikora intambwe ku yindi. Ndagushimiye. Noneho asigaye noneho ukuzasoma message, kuzajya usoma message zo kuri WhatsApp z'undi muntu, za WhatsApp z'undi muntu nyine ukabihakinga. Gusa mbere yuko ngenda ushaka kubikuramo kugira ngo ukuremo bino bintu, kugira ngo se urebe niba nta muntu ukurebera message, uzaza muri ya phone yawe ya yindi basikaninze, uze mu message yawe bisanzwe, nurangiza uze ukande hahandi hejuru gutya, ukanda hano hejuru gutya sibyo, kuri ka kagashusho ka telefone yawe uhakande. Muri kuhakanda uzaza wongere uze ukanda handitse ngo kuri hano handitse ngo pairing device pairing, uhakanda uzahita ubona hari, nubona harimo kano kantu, ukabona harimo kano kantu, uzamenye ko ari umuntu uguhakinga usoma message zawe ibyo ukora byose. Igihe cyose niba uzi ko ari umuntu watije phone yawe, please aka kantu ujye kwitaho, hari igihe uzasanga nyine utazi ibyo ukora byose babibona. Nuko rero bikora, kugira ngo bikuremo uzahita uzukande hano kuri cancel. Ugikanda kuri cancel gusa rimwe gusa, uzakanda cancel bitukanda handitse ngo unpair. Ugikanda unpair azahita abura access burundu, ubwo ntabwo azaba agisoma message zawe. Nuko nguko rero bikora intambwe ku yindi, cyeka rero byose bisobanutse kugira ngo wabibone. Gira ibihe byiza rero, ndagushimiye kandi just bless with no video.